Hello guys, welcome to my channel. Nizere ko mumeze neza, mushima Imana. Uyu munsi rero nabazaniye abatumirwa bagiye gutangira babibwira ubundi tubabwire icyo twateganyirije. Twagiye. Okay, banyita Emene. Ninde? Mbugane. Izina ryanjye rirasekeje. Ni Emene. Hano mukoko kwanjye kuri. Wagiye shimima nawe yibwira. Ariyo no. Aha. Amazina ko tutayazira. Renov. Renov way, Joy. Okay, mwabumvise nubwo bavuze amazina tutazi. Yitwa Nshimimana, nawe yitwa Byiringiro, yitwa Nishimwe. Ibintu byakinye Imana. Ni hangana musaza. So uyu munsi rero twabateguriye tugiye kuganira. Wewe witwa Njye nitwa Nadia nkuko mubizi. Nadia. Nadia. Inde Kinyarwanda. Vuga izina ry'ikinyarwanda. Waruta. Agira. Wamuruta sata. Waruta. Uyu ntabwo biri buze kuvamo niyo komeza gutya. Ntabwo turi burangize ikiganiro. So uyu munsi tugiye kuganira ku tuntu n'utundi ariko topic iragira iti school flashback. Nabyumva namwe. Renda tuvuga utuntu tw'udukoryo twabaye ku ishuri twatubayeho hanyuma haze kuzamo n'utuntu n'utundi turabazanya ibibazo dusubize tuntu turi aho nyine. Nizere ko meze ariko mbere na mbere turashaka subscribe kuri channel yitwa The Heart of Africa, share, comment, like. Umutima Comment zose turazakira nziza nimbi rwose nta kibazo. Twagiye rero twatangiye. Ntabwo nzi ukuntu turi butangire turahera kuri Emende. Oya nabaguha nyuma. Mubanza mu mopezi ubundi ndebe ko nanjye. Ubweka mbere kuri Joy. Gender balance. Oya. Gender balance. Nshimima. Ako kandi. Data dutangire mbabwira. Uratubwira story. Uratubwira udukuru dutatu. Tutarengeje iminota 3. Twakubayeho wiga haba muri secondaire cyangwa muri primaire. Birebire se n'umumaye umunota umwe ntabwo byakora. Wajya vuga kamwe wibu. Cyangwa vuga kamwe turaza kongera kugarukaho. Karova gasekeje cyane kurusha ubundi. Okay. Niga deuxième muri secondaire. Nefite musheri. Boyfriend. Agoroko karyoshyera. Ya n'imitima ikomeye. Mwaka secondaire. Umwana yari uw'inyarugenge mwana yari yaranshutse. Yari yarafatiranye. Noneho twiganaga muri class imwe. Noneho abana twicaranya ku ntebe imwe. None ari umuswa mu mibare pe. Inde wowe. Jewe. Kugeza na n'ubu kandi ntaho birajya. Yes, ariko n'utari buze kuryohara bita no kurumikaro. Turi kuri n'izigera afashije twaseka cyangwa wishe. Ikintu cya mbere Nigeze kura buri. Uko nafite sheri niga mu wa kabiri secondaire. Ngombwa mbere y'inkunda. None ubwo ngubwo kwicarana ku ntebe imwe. Umunsi umwe atera akantu bitaga kanzu mu kigo. Oya, savuga ko wabikosoreje mu ntuza mwicaranye. Oya. Uba nyine ikintu cyasekeje kurusha ibindi byose. Ubwo hateraga kanzu mu kigo. Ariko hakaba hari nabo kafashe cyane ku buryo kibagarura. Ubwo Kandi banyuzaga hasi hejuru, nibyo bita hasi hejuru. Hasi hejuru. Ubwo ngubwo turicaye muri classe, prof amate nyine akiri imbere kuko yari azi ko ndi umuswa. Amereza ikibazo shaka inoroshye. Ahubwo ariko ndi umuswa nyine byarananiye. Yesi imbere. Ndakora wapi biranga burundu. Afata inkoni. Yarankubise arankubita ndaruka. Uhita ugarura bya bintu byose ubu kubera agakanda. Nuko kibana ruti imbere ya class. Urumva? ariko guca nacu ko yari Mbese byaruwe kubita cyane indwara. Oya n'akazi kari karimo. Nari Unase wararutse gusa. Nararutse gusa. Asa baramukubise ku gifu. Oya nyine niba harimo na pressure kuko bari kunkubita boyfriend wanjye ndeba. Niba ari iki simbizi.
ahubwo nako karwara nanjye kari kamfashe Okay. nuko imbere ya classe namaze icyumweru cyose muri infirmary. Hari umuntu uri kuvugira inyuma ya kamera nawe nazemo hano ndumva nawe afite story nyinshi. No kujya kurya byarananiye bazanira ibiryo buri munsi. Okay. Se turasetse cyangwa arahiye? Basebye Arahiye? Harahiye ariko oya ndahiye ariko n'ubundi nayivuze ibintu byo guseba. Bisetsa nyina byibutse ukuntu byari bimeze uriya nuko utabonye ishusho neza ukuntu yabikoze. Gender balance twagiye Irene. Twagiye oya reka wenda bitemera kuri ibyo yaravuze uriya ikintu wenda cyagaragara ni uko we yakundanye akiri muto ariko buriya ngiye ku ishuri ntabwo ariko byari bimeze. Yewe mu kuvuga ngo mu gihe wenda abandi babaga bari gukundana ngewe buriya nagiye muri segonderi ikintu cya mbere nagize kurusha ibindi byose ni inyota. Ni inyota uri inyota wenda abantu bazarebana kino kiganiro barabizi yuko ibigo bya segonderi nizo muri Kigali biri ntabwo biri hasi y'icumi. Oya Rimwe rero Brad bituzanira turbo. Nari nemerewe kunywa? oya Ariko se sindarangiza ntabwo sinasoza nawe. nagarangiza. Brad bitutemo turbo. Biba ngombwa ko abantu twakundaga gatama tujya rero gusobongera ku nzoga nshyashya yari ije. Icyo gihe Ewana yari interina. Noneho ko twajyanye na groupe twaragiye turicara turanywa ariko bitewe n'ukuntu iriya nzoga yari ikomeye abayizi wenda bayinyweho barayizi ya kera. Turbo ya mbere. Twagiye turi groupe tugaruka ari umuntu umwe umwe. ni inzoga nayo Oya cyari kinini urabona ko Primus iteye. Niko nacyo cyari kimeze. Cyari turbo cyane. Noneho twe tugenda nka groupe nk'amaniga tumaze gusoma buri muntu wese atangira kwitahana kandi twataga mu kigo kimwe. Noneho ngiye rero byari byandenze byabaye byinshi ndagenda nsota ariko nsotera ku ruhande rwari ruriho direction nyine y'ikigo. Yewe ariko mu mutwe nkabona yuko nari nasoteye kuri toilette zo kuri dortoir. Mita direct urumva wasotana ubwoba nahise nsota mita ninjira mu biro. Nyigeramo ndacinga mbanza nsubiza umutwe hanze ngo ndebe ko ari umbonye kumbe headmaster nyicaye inyuma. Oya Nawe yanyihoreye. Ndareba mbura nta muntu mbonye mpita noneho negekaho gakeya mpindukiye witana na headmaster ariko no guhagarara ntabwo nahagararaga. Nyamukubita amaso abase noneho headmaster ibiro byawe byimuriye muri dortoir se noneho. Ibitanda by'abanyeshuri biri hehe? wahise ubona umuyobozi nawe atangira kumwigisha. Umuntu yanyweye nyine wari image ubona ukayibonamo ikindi kintu. Headmaster nawe abanza ugira ubwoba. Arabwira ati bite wabandi kandi arayibona ko nambaye uniform ngo ni kuntu wiganga kandi arayibona ko nambaye uniform. Yagize ngurumujo we arayibona nambaye uniform ibona yasinye ngo ni wowe igahano. Nanjye mu mutwe yahitaje basi none nibeshye ikigo nabaragiye. Ariko nareba idivasa nkabona ni uwacu ariko bakonfuze kuko turanye n'ikindi kigo ariko nkabona headmaster ni uwacu ariko ahantu sose nkabona nabwo ni ubwa mbere mageze. Yaruswe muri door. Headmaster abaragurutse ati sohoka ngo ntunyegere. Nyisohoka mbona dorotari nko muri metero 300. Niyo rambo ya mbere nariye. Wari uyikwiye pe noneho. Wari uyikwiye. Gano wowe. Wagisambo. Ko wagisambo. Akurikiye inde. Yewe yarangiye. Ntako ngako ntabwo ngambayeho. Bana mfite n'utundi ariko ntabwo. Turaza kugaruka. Ninde ukurikiyeho habanje Shimimana. Shimimana irende. Shimimana. Ntabwo nukajya wiyakana. Shimiye.
ubaye uba nk'inyamasheke baba bakwita inshimiye. Nshimiye Imana Irene. Oya baba bamwita nshimiri. Nshimiri kandi nshimiye iki? Nshimiye nawe ni nshimiye. Nshimiye ngatuye. Buriya ni ngewe. Wanjye ikintu nakoze cya mbere cyahise kimara iseseme. Nundi bijya kumera nk'ibi bya Jaime. Nukuntu twari turyanye muri doro. Twigaga hanze. Twigaga twega turara hanze y'ikigo abakobwa barara mu nzu nyine. Abakobwa baraga mu kigo imbere. Abajama akaba ari abajama bamwe biga barara mu kigo n'abandi bigaga barara hanze doro zitandukanye rero. Ono doro zaje zigiye zanga ari abo bita kwa padiri. Urumva abo bita kwa master, rero kwa master no hari muri VIP. Niho hantu twari tumeze neza twambuka umuhanda mbese uje no kureba filime ugahita yambukira umuhanda neza ukabeshya kugiye muri doro ugahita kweta. Imodoka rero turyamye nko mu kajoro twari dufite umusekirite w'agasaza kubi. Nta kintu mbagaza ukamukaga mugiye ati mugurukana raje. Agahita sohoka hanze akagurukana umuntu. Nta muntu hari wo kugurukana kandi ngo no ducongera umutekano. None rero bigeze mu masaa 9 gutya tujye twumva hanze boy rakubise ngo turibaza ibyo niba kidusanga ni Bralirwa ikoze imanuka neza hafi y'igipangu abantu bazarira mu ruhango neza kuri ese rero izo doro zayi ziri hirya gutya noneho fresh igikamyo kigwa aho ngaha hafi yaho bien uko abanyeshuri twagiye tubyo wese yaryaga umwana uryo urwara umuntu noneho dusanga kagasaza kabimenye kare noneho kahagaze mu myaka nta n'umwe nsohoka karakaye kisize nta n'umwe nsohoka turavuga ati none umusaza ko tugiye kumwemeza ko tugiye kubigenda ntabwo murakuza kunywa kandi ntabwo biri bushoboke ikintu twakoze twasubiye muri doro turangije tuba turifashe turabira rero ati dore igisambo kagasaza gaburudo kuko kakaje kaza kuri abantu muri doro abandi bose abanyeshuri twese umucinyi bamwiruka hanze tuba tugiye ku magaze rero inzoga tuba turapakiye inzoga turapakisi mu masaa 9 gutyo dupakiye inzoga bitangiye kwira bitangiye gucya fresh none master arabivumbuye nuza animateur arabimenye ko igikamyo cyaguye ngo na polisi yari itaraza umushoferi yicaye no kuri Imana yatuje amavuga ati mwinywere nta kundi system twakoze rero master yarahaje prefer nuza animateur yarahageze amaze kuhagera dufoga system ya nyuma yari ihari basi bavuga ati tugiye guhita tubashira muri nuza mwese majya mu kigo muraza kongera gusohoka ari uko nyine nuza irangiye kandi ari kwa gatandatu umunsi turaza gusohoka no saa 9 z'ijoro nibwo turajya gusubira hanze noneho ikintu cyabaye mu buzima isesema nayimaze bwa mbere nuko za mitsingi zose n'ibintu byose byari birahonga ibinyobwa by'amafanta iby'amayoga n'ibiki byose twafasha tujugunya haboro kuko ababoro twari twegeranye niho ababebi bataga imigati ubwo murayizi iyo migati inzoga tuzirenzamo mu kigo tuzikubita muri nanje badufunya tujya tero mugiye kuzamuka mujye mu kigo n'aho gusohoka tintari ukumbe ntibamenya amakuru y'ukuntu byagenze uko rero twe twakagiye nibwo twagiye tumanuka mu migati turicaye turakunywereye turasinze barangije natwe animatera tuguyeho gutya batwe inyuma yahuraga n'umunyeshuri akajya kubita n'umunyeshuri yasi sahana ko bimaze kuba saa 4 inzoga bacyazikura agiye kuza neza azengurutse asanga mu migati twicayemo turimo turakubita inzoga turi kuyinywa ikintu cya mbere yakoze yafashe ifoto mu nama y'ababyeyi badukubise hariya mu migati mu migati tuba tugafinyeye gutyo ubwo nyine niho hantu hambere seseme yashiriye ariko rero umwana byari ntawe utayemera uretse ko umugani w'akanyombya ko kujyana no muri toilette kujyana mu muntu muri shamanse izano rireba umuntu n'icyo kibabaye biremwa bitangaje nawe tubwire rero iri muri yagenda kumera nk'iyo yunguye gusa mwaba mwabaye ibiraro wewe wakundanye mbere vuba mwese nyine muri ibisinzi mwakundanye oya njye ntabwo ari inzoga njye ntabwo byari inzoga icyo gihe natwe twaratorotse ku ishuri hari habaye boom yabaga kwa gatanu urumva noneho hakaba hari umukobwa twiga sindi umuvuga izina ko ni icyamamare bahita bamumenya aratubwira ati rero hari ahantu batetse ubugari tujye kurya tugenda dufate ibyo twari kurya muri refe tubibike munsi y'igitanda hanyuma tugende dusohoke hanze bikaba bigeze saa 4 iyo twasotaga hari inzira nyine ya hafi ku marembo nyine igipangu cyahitaga kiza kuri refe niho twakundaga kunyura ko bari bataramenya ko twahaciye inzira turagenda tubayo bigeze nka saa 7
z'ijoro turebye ku isaha urabizi nta n'amatelefone twageraga kwibuka kureba ku isaha saa 7 z'ijoro zirageze ntituri burare hanze bumu yarangiraga saa 5 zuzuye turebye ku isaha deja baryamye abantu nta muntu n'umwe turi busange mu kigo usibye umusekirite turangije turagenda turasohoka nyine turataha nk'ibisanzwe tuzi ko turi bunyere muri ka kayira twakageragaho tugahita twurira inyuma refe igipangu cya refe cyari gifatanye n'icya doro zacu twaruraga tugasimbuka urumva saa 7 haba hari n'umutekano ntago wabirebye n'umusekirite abanasimbuka twari dufite umusekirite witwa Ruzindana washyanukaga kubi turangije turaza tugeze ahantu twanyuraga dusanga master ahari bahabambye wagira ngo habereye inama ari kumwe n'abandi bagabo yari ari kumwe na basa abati karabaye uwo mukobwa rero wadusohokanye aratubwiye ati rero reka mbereke hari inzira nzi irepfo ya dore z'abahungu turayinyuramo tuzamuke tuyimukira kuri toilette kumbi iyo nzira ni ishyamba gusa ry'inzitane turagenda nta muntu n'umwe ufite telefone ngo turamurikisha mwumve nyine umwijima wo mu ishyamba saa 7 z'ijoro oya ukwezi wenda kwaraka nta kwezi kwari guhari nta nubwo nabonaga n'ikintu kiri imbere yawe nta mutima wumve nyine kuna abanyeshuri bagira ubwoba aho kuvuga ngo dusubire wenda ahantu twavuye tujye kuryama ubwo tuzisobanura kugira ngo dufire muri iryo shyamba twaragiye tugasesera tugahura n'ibishwarya babyita ibiti bigera nk'ahantu tukabura aho tunyura tuburinza neza tubura inzira mbese byose bibera ishyamba y'inzitane ubwo uwo mukobwa baratubwiye ati kuri toilette turahageze ubwo tugiye gushaka ukuntu tugiye gusimbuka rero igipangu tugiye biroroshye kuba tugeze mu kigo uwa mbere arurira urumva nta kintu bamwitayeho nta kintu kimwe witayeho ngo ubanze urebe naho uwa mbere aguye uwa mbere yagwaga ashaka gukurura abandi tumaze kwirundamo twari 4 usanga ni muri doro z'abahungu tuguye urumva iyo usanze ari muri doro z'abahungu rero kubaga shaka bita kubaga mu gihe tukirwana no gushakira ahantu dusohokera twari dufite umuprefe twitaga Yuda yari Yuni mu gihe tukirwana n'ukuntu turi busohoke igipangu nawe urumva baba bafunze babafungiranye urumva habaga habaye bomu bamwe babaga bataranasinzira na prefe atarasinzira ari kureba abantu baraye hanze turi z'abahungu noneho abatugo tukiri gushakisha nyine turi kuba ati none se turagenda gute turasohoka gute abatuguyeho none nta kintu cyamutunguragabo ahitaga avuga abaratuje ntabwo yari azi icyongereza neza abaratubwiye why you be here urumva muri ako kanya nta kintu twari dufite cyo kuvuga usibye gutitira gusa ukaba ati biragenda gute byari bigeze mu masaa 8 tubura ikintu tuvuga habura n'umuntu n'umwe umusubiza master akiri mu kigo nta kintu na kimwe ubwo urumva yagombaga guhita ajya kumuripoti nyine n'abantu babaga batararyama neza abahamagaye animatrice abati vayo hano nkwereke manuka duhuriye kuri staff nkwereke y'abakobwa bawe animatrice kumbe yari kumwe n'abo bantu bari kumwe na master baba baramanukanye ate urumva nyine abayobozi nta banga nta kugufatira ibanga yabaga yimva yishimye ari afashe nk'ifi yagiye kuroba abaratuzamukanye azi ikintu twakoze uwo mukobwa yahise atubwira ati ikintu tugiye gukora tugiye kumwihakana kuko twari twegereje ibizamini ko twari turi hariya hanze turi kwiga tutararyama twebwe nta nubwo twanagiye no muri boom nta kintu twakoze upfa kuba dusohoye atatushyize muri doro ngo ariho abayobozi badusanga upfa kuba dusohoye atuzamukana tugeze kuri staff tumwihakane numva ntabwo bivamo urumva hari abantu baba bagira ubwoba n'abandi batabugira aho wagira ngo abatubwiye turamwihakana turamubwira ko twari twicaye twebwe tugeze imbere batubwiye oya twemera icyaha aratubabarira turangije nyine tugeze imbere ya master aratubwiye ati ese ko mudaseka abaratureze nyine atangira agatira n'abakobwa mbafatiye muri doro icyo ntazi naho bavuye ntihabaye bari muri doro hano ubwo ibibazo byari bibiri mwari muri doro z'abahungu muvuye hanze kuva hanze byo ntabwo babyumvaga ukuntu twaba tuvuye hanze tugasimbukira muri doro zabo mwari muri doro z'abahungu mukora iki rero baravuze ati rero twari twanayobye mushime Imana ko dutashye tugarutse amahoro
ngo nukwemera twayobye dusimbuza igipangu twisanga Ushima Imana ko ngo tugarutse amahoro nta kintu yatinyaga nyine nta kintu yatinyaga yaratuvugiye twese tubura icyo tuvuga ahubwo ndumva ino story ibabaje yanababaje ariko master baravuze urugendo turabisubiramo mu gitondo twibeshye kugana abana no mu gitondo nyine ubwo nawe murabyumva icyakurikiyeho nta mbabazi aho ngaho ubwo nyine urumva nyine ariko reka nkubwize ukuri sinzi impamvu ndimo ndumva tugenda tugira story zenda gusa ikibazo nyine zose zishingiye ku gutoroka ni ugutoroka ariko ubundi gutoroka buriya we hagiye aba yarishingiye ku gukubitwa no kurukundo sherigende ariko yarishingiye mu migati nawe so suku nawe ariko kumfite n'indi se ko njye naguye muri force none njye naguye muri force njye natorotse tugiye uri ngo waguye muri force umvugiye ibintu reka nze nkuru nawe se waguye muri force nagare muri toilette bro njye no kuvuga ngo urabona tuboro bita kwa Suzi Suzi boro twa chief araboro twakunda kujya kutumwa bitaga ku mucyo nigaga mide zamfari za kigi noneho mvuga inyuma y'ikigo n'ubundi byari ishyamba n'imirima y'abaturage no kuvuga ngo ubundi nka kwa kundi kera habaga harimo amazu yashaje n'iki akajya agasenyuka agasigaramo ibintu by'ibitongo agakuriramo ibigunda n'amashyamba n'ibiki niho twacaga rero tujya ahantu bitaga ku mucyo hariya kuri ya radio bitangwa nimba ari Voice of Africa byo we niba ari iki tagiye ubwo twari abahungu batatu tagiye tubiguze Suzi kazinyweraga aho ngaho nagwa zigendanaga ahubwo mukagira ka kandi gakeya mugenda mushyira mu mufuka mukaza mutera paf tugitangira kwinjira ishyamba tugiye kujya mu kigo umusekirite bitaga Israel abatubona ku kirengere mayo arirukaga kandi nuko Imana yarafite banze imyaka 72 ba bantu bahaye akazi bafite uburambe mu kazi amaze nk'imyaka 40 ni baba baranze kumusezerera kubera gusaza bakavuga ati ngo yazagwa hano tu kumana yiruka aratugurukana bakugurukana wanyweye nukugonga igiti n'induru nyine ugenda uvuza n'induru uvuga taranyica umutipe rero we nabwo yagushyiragamo imiyaga yakwirukansaga no kuvuza induru kugira ngo abaturage bashagare baze bafate aratwirukangana twumva induru imeze nabi mu gihe kitanenzaga amasegonda 3 tujye kumva tumva yandurira abuze tukomeza turaguruka ariko tutaduhagarara tumukaritase niye trick ndagiye gukoresha wumva umukaritase yaguye mu mwobo efo bikomeye yewe rubaye mu zugo muremure efo yaguye mu mwobo man Israel ding hanyuma ngo mu mwobo agenda gabiro gatumo no twumva ishyamba riratuje turabati ibi ntago ari byo muri ishyamba harimo ingo kakanu kuba wasinze n'iki turabati ntago kugira ngo tukwemere kuko niba ari n'ikinyamaswa kimujyanye reka tugende dusubire inyuma turebe niba ari byo koko noneho uko dusubira inyuma twumva akantu batirikire mu kumuporeza tu ewana Israel dusubirayo turacakira ariko tukugenda dusatira tukumva nyine umuntu uri kuni ariko tukumva ijwi rirano kure byataye turamushakisha turamubura turagenda twigira mu kigo nk'ibisanzwe kera kabaye abaturage tujye kuba twubavugije induru ewana umuntu aguye muri wese umuntu aguye ingo yagabwiyo Israel dis ni wese yaguyemo bari fo man n'ibyobo bya oya ko haba haragiyemo haba harakuyemo ibyatsi barakuriyemo ibyatsi byarabaye birebire urumva ibyatsi byatumye nyine nta kintu aba ariko ako kantu kuko bararaga urumva kuko yatakaga kuko urumva akajwi ukuntu kavuga gakeya n'ijwi yakoreshaga uvuze ari ikintu cyo kugwa muri force numva ewana amahidara azamuka kabisa cyabari abari amahane ibintu by'umuntu yahuriye siko na byo n'ikindi yanigeze gutara ku munsi niga mu wakane twari dufite nyine crew yo kubyina kera reze kubyina ntarabyibuha mutambona gutya uri mu munyamideli oya ntabwo najyaga nishongora biriya
ariko byaje nyuma wabiretse nyuma ibigize wigeze umbona mu mideli jewe ako iki ni kizima wabiretse ntabwo njye nigeze nishongora biriya byo kujya gutyo ntabwo narabyinaga noneho prefete de discipline nyine aduhereza uruhushya ariko yari umumama nyine utajya ukunda kuba mu kigo yazaga nka rimwe nka kabiri mu kwezi ngo aje ku kazi noneho yaduhaye uruhushya rwo kujya nyine muri icyo kirori cyabaye hanze ngo tujye kubyinayo nka crew yacu ntiyabibwira abandi bayobozi aduha uruhushya turi twenyine ubwo turagiye nyine turisanzuye kuko baduhaye uruhushya rwo kujya mu kirori urumva n'akabyeri wagombaga kukama umwana w'u Rwanda baba banywesheje hari akabora kitwaga kayuki kabaga muri rusha dufite inshuti yacu yitwa kayuki pe kabaga mu gacupa ka Heineken none ariko ari urwagwa noneho nyine twari twicaye noneho ubwo twari twicaye gutya njyewe nayo jana nywa agaturuba mufitanye amateka umva niyo nzoga ya mbere nanyweye mu isi ubundi ubwo nkabona bari gufata akapora kameze nka Heineken bakagacugusa gutya nyine kujya bagafundura bose gucugusa kujya bari kugira nka champagne bakatwara akantu s'ubusikasara karakano n'ubutamu nkabona abajama bose niko bafite kandi kumbi kaguraga turuwasi rero urumva ko ufite sisa yawe banywaga tubiri ugataha utanga inka kabisa nuko ngubwo baravuze ariko reka numve kuri kano kabora kaba karyohereye nyine n'urwagwa rw'umuhama kabisa rumeze neza nsomye aho bimbana ubuki ndakomeza ndasoma ariko nkumvamo nyine akantu k'agapuresha kari kuzamuka ubwo tugera aho ngaho tubonye bigeze nka 5:00 turataha twajyaga kuryama 3:00 tuvuga reka dutahe ariko icyo gihe kubera ko hari habaye na boom n'ibiki hari kuwa gatandatu ariko kuwa gatandatu hari habaye boom abajya kureba amafilme abajya gusenga ibiki n'ibiki noneho byaratinze ku buryo twageze nageze kuri doro nka 5:00 ariko abatarava nyine mu kigo ahubwo turagiye nandi kumwe n'umujama asoko nawazwi cyane reka mucije reka mwihorere umushuti wanjye ameze ubwo nyine namubwira ati man ndumva pressure iri kuzamuka ati mbabarira njye umfashe umva nisindiye ngiye kuryama turatambitse turagiye kuko hari muri centre nyine tugeze mu nzira umusekirite bitaga Papa Didi yari umwana mwiza ku isura ameze ubundi nk'abakecuru b'aborozi suzugura abakecuru b'aborozi baba ari abana beza mu buzima busanzwe niko yari ameze ari iyo yagufatira mu mikozi nta miyaga habe na 0%, ariko ubundi busanzwe kagutera inkuru zambaye nanjye wagira ngo nyine yari indondogozi pe abaratuguyeho gutya nawe yagiye twaciye ku kabari karaho ngaho abaratubonye ambonye ati Joyce ati uvuye se nakaga pressure niki ati Papa tubabara manini ga yanjye dusanga tunaganira n'ibiki nta birenze bro turamwinginga tumuhana amafaranga arabyanga ahamagara matrice ubwo no hano haruguru nyine abaga kwera ko hano nikaga nyine abaga veterinary rero inzira yatugezega kuri dore nyine iyo yapanya yacaga kuri ferme nyine yacaga muri veterinary oya ntabwo yacaga muri veterinary ahubwo yacaga kuri ferme nyine ahari ibiraro by'intama n'ibiki byose bigiraho ati ngwino haruguru ya ferme ngo nkwereke ari matrice arazi njye numvaga bisanzwe mani biraho kubera akantu nyine kagezemo sorry rero ubwo acyagera abarambashije ngo ndiko Joye ngo nkubuvuye ngo dore kana sinze yankubise imbwa y'urushyi uryo aho ngaho niho napfiriye naje kuzabyuka ejo numbaza ngo nageze hahandi gute uvuza urushyi turavugana nanjye uvuza urushyi nyibukije urushyi turavuga no ku bantu baba baratubabaje mu buzima niba ari ibyo nanjye ari ugiye utatubwiye ibyakubayeho uzi ngiye ikintu cyambayeho mu buzima ubwa mbere igihe bankubise urushyi rwa mbere kabisa nka rwumva rwiza mu buzima bwanjye ni prefere unkubise
Man, ibintu byambaye murabizi. oya nuko wagiye Big. urumva twarakarose gutya tujya muri natire twanze kujya kwiga byari nko mu saa 9 urumva nyine saa 7 umwarimu urumva saa 7 twari dufitemo ntuza off time urumva noneho twongera tukamugira saa 8 kugeza saa 10 ari urufizike tugiye kwiga oya minishim noneho umwarimu washimye ibintu yajyaga nkorera yabonaga wasinziriye buri bukanya agatanagura ikibaho na note niba wenda note yaramaze kuzana agatabaza ati niba mutarangiza hano muratira amakaye agatahanagura neza shifa kazana yayitetemeshaje yamara kukwegura mu maso agahita kiguhomama ubwo atavuga ati ntabwo turi umwigashi mu kuntu tumeze noneho tuba turakarasha tugiye kuryama rero muri natire uko twakaryamyemo prefa ntuzane matera barakuziye oya duwaye kuko duwaye wacu yegeza ahita hinduka banani materi umwaka urangiye nyine ubwo niba gukubisa urwo rushyi umva ibintu yankoreye we yaramfashe n'ibikarito kuko twaga dufite ibikarito muri natire bizwi ngo iki gikarito ni icyakana kandi wo kiryamaho nta muntu wakiryama ahubwo imvura yagwa niba ari umuntu wenda uri muri natire imvura igiye kugwa wakabyanura byose pe akabishira ariko kabizi ngo ni ibyuyi turakiryamya atavuga ati mwese rero muhaguruke abaragifasha fata ball yawe buri wese agafata n'igikarito cye yari afite agafata muzamuke kuri discipline twazamutse tugeze discipline ndohorayo na prefe man mu buzima ninjye umuntu prefe yakiriye bwa mbere ariko ukuntu yanyakiriye ahita ambwira none yarambyara ukuntu yafataga intoki akazishana munsi ntumenye ibyaye byafite imfunguzo y'amazi yigeza gake akuvugisha wo mwegeye ko ntabwo ashaka umuntu bavugana ari kure ye wagomba kumwegera kugira ngo nza kurya urushyi n'igikarito numva atangiye kutubyira ibihano tugiye gukora tugimwe mugiye guhita mujya kwasa ziriya nkwi niba mwanze kwiga umunsi wose bro yarangije avuga ngo tumva nta kibazo ahita avuga ati mwebwe ibyana by'igikondo mwese mwarana iya nkubise imbwa y'urushyi ni ukuri ko Imana abazi inyenyeri guri zimwe zo muri desani ngo wajya gura katone rero kumwe tomanje yaje gora bikubise hasi gatonto tubibaza ku mutwe izina ry'Imana nazibaze navuga ati n'ubwa mbere ndi y'urushyi kuva navuka kana mugire kayitani nanjye umuntu wamubise urushyi n'umwarimu watwigisha ikinyarwanda yitwa museminari seminari yarambabaje sinjya mwibagirwa museminari no mu buzima busanzwe nyine nigaga mu wa 5 primaire primaire none nari nanutse nanjye ubwanjye umuntu ndeba ukabona nahuwa n'umuyaga nahije twari tumaze gukora ikizamini cy'ikinyarwanda museminari yarambabaje we tumaze gukora ikizamini cy'ikinyarwanda yaguhaye imbwa yakashe ndanje ngenda ndasohoka kwa kundi umuntu yarangizaga akisohokera ndasohoka kwa kundi umwana nyine ugenda ugahita urunguruka nko mu idirishya abandi bakiri gukora nta kintu nari nkoze nta muntu nari ndi gukopeza seminari yanturutse inyuma yankubise urushyi cyushirwa rwari runini ngiye rwuzuye isura yose yankubise urushyi nyine rwo mu matama ntago ako kanya ntago nahise ntekereza naje kubona wagira ngo ni hari urushyi bane bagutera no kuri kwimana ugatera ibindi byose atumva ni ipanu nahise numva mbuze ubwenge mani nta nyenyeri wese wowe ngiye nabonye ibiceri bya senkani biri kwiga kandi ako kanya ntago mani ubwenge bwagarutse nyuma ndabira mpita mvuze induru ubwenge bwagarutse nyine hashize nk'iminota nk'itanu narabiye mvuze induru arangije noneho kugira mani ntabwo yabonye ko yanambabaje utwo nabuze ubwenge ahita yongera aransunika seminari sinjya mwibagirwa nteye depression mu buzima urushyi mwana yaranahungabanye namwe mwibuka abantu mwababaje urushyi mani nta bayobozi namwe mwababaje shawe narabababaje ni matrice wanjye matrice ngiye nanjye naramubabaje nababaje akababwira n'akandi kantu nababaje we nakantu kakubabaje ku ishuri nta muntu wabikomerekeje umuyobozi wacu kuba nakubitwaga nakubitwaga aretse nkavuga ko nari nagiye koko basi iminota ibiri basi murime turigwaye ambu nagiye ari nakubwe ariko nagarutse so noneho rero hari akandi kantu kabaye ku ishuri hari abantu tutakoraga noza morning prep ya mu gitondo cyangwa tide ya mu gitondo bakunda kuryama rimwe na rimwe ugasanga no kugikoma badutoboye noneho muri dorotwari rero twagira gutya hari ukuntu dorotwari yabaga ari ndende ariko baragiye bashyiramo udukuta tugabanya amashambre nyine udukuta gusa ariko tutageze hejuru ni nk'agakuta kabaga gafite nka metero nk'ebyiri cyangwa ni nk'ebyiri n'igice noneho kuri utwo dukuta nitwo twarambikagaho amavarisi yacu abantu bararaga hejuru
urabona twaryamaga ku bitanda bigeretse kabiri noneho rero twebwe mu mwanya wo kujya kwiga mu gitondo twe tugakwepa tugakomeza twiryamira urabizi ko rero mu banyeshuri hari abagiraga umunwa nyine bajyaga kwa animateri ati ndabizi neza hari abasigaye wowe nurenga udukuta 3-4 urahita ubona biraryanye noneho idirishya ryanjye ryarebaga ahantu twakoreraga rassemblement cyangwa se aho umuyobozi wese yaturukaga naramubonaga ewa urya ndyamye sinzi umutima wambwiye atari kureba mu idirishya ewa sinzi ukuntu arebye mu idirishya ngiye kubona mbona master man amanukanye na préfet de discipline amanukanye na préfet des études amanukana na animateri na doyen ewana baje kwirukana adu baje kureba abantu basigaye muri dortoir no urabona ari amavarisi nga twashyiragamo imyenda yagiraga imashini imbere n'inyuma zabaga ari imashini ebyiri zifatanye ku buryo ushobora kwifungira inyuma nuri imbere abashije kujyamo yayifunga tureba ahantu hose turi buze kwihisha sinzi ukuntu nabona nagize igitekerezo ndavuga tuwakorana imyenda hano muri Novarisi nge nkajyamo ubwo nyine uko nakabitekereje ivarisi yari imanitse kuri kagakuta hejuru yewe ko wagiye no muri buriyemo ujya hejuru oya nukuva iyo wararaga ku gitanda cyo hejuru agakuta kabaga ari kagufi yawe ubona kwicaraga yo bishaka mpita mfunguramo imyenda yose mpita ninjiramo ewana mpita mfunga ingufu nako mpita mfunga nuza baraza barashakisha bamwe barabafata urumva kera kabaye rero kwa kundi mu gitondo ubyuka utarinanura niki ugiye mu ivarisi nabwo utari bukwirwemo imbwe mfatiramo cyane urangije tutaka nanjye reka danaranje ndifata none imbwa ifatiramo hano irazamuka no ku movement inyuma ndavuga ati nivuze induru aranyirukana none ko akundi uri mu ivarisi ushaka gukubita akaguru kugira ngo ivemo uko ndi gukubita ivarisi iri kugenda yegerayo abantu bagiye kumva bumva uruntu ufite tone 3 hasi no kwifungurira nabyo birananira no mvugirizamo induru baravuga ati umuntu ari baraza ewa none mfite amatsiko bariza kwirwagamo ubwe anje nari nanutse cyane cyane nashoboraga no kuba nakwinira mu buriri kugira ngo ni uruhinja ryamye kuko nagiyemo yina amavinya fatira ewa bahita baza kuri avarisi bahita bafungura vuba ewa mitembo muhita mitembo magarara ewa kuguru hirya ndarambura bose barumirwa ndeba gute none ikintu cyantangaje master agiye kumaza ngo ino varisi wayigezemo gute yagiye kuvuga gute biramucika ahita asura kuko iyo reaction yakoze byagaragarije ko nayo byamurenze none abandi bose barifata none tumara nk'umunota twese nyine turi kwiga ku kibaye kugira ngo yikure mu isoni urumva nyine yuko ikintu nk'icyo ngicyo uri umuntu w'umuyobozi kandi uhagaye n'abandi bayobozi n'iki ahita avuga atanga wowe ndanakwiruka wowe ndanakwiruka tuvugana bahita baturika ibana barase n'abayobozi baraseka ibana ahita yikunkumura man ahita agenda akoresha asamburo mana dusohora abantu tuzana ati mwese ramvoye n'ibiki ramvoye kabiri yari nk'iyasa cyane zari nyinshi okay noneho rero dusoza tuve ku ishuri noneho tujye nyine ku tuntu n'utundi nk'utuntu nyine nk'udukoryo tuba twarakubaye ukiri umwana bari kumva tuhera kuri Joyeuse atuye akantu kakubaye ukiri umwana nyine n'ubu ngubu wibuka ukumva urisetse uri kumva ahereye kuri ngewe wewe turagusorezaho akantu wibuka ukumva nyine ukumva nawe urisetse nari umwana w'inkubaganye pe bikabije none mfite ibiro nka bingahe so ntago mbizi dukeya pe noneho ngewe dere Bahamas sha
ntabwo ngewe najyaga ndyama ku manywa ariko kutaryama ku manywa na nijoro ngewe na saa sita z'ijoro nashoboraga kuzigeza ngikanuye ntari noneho brother wanjye dukurikirana we akaba ari bitotsi saa 10 byakaba atangiye kugira gutya ataryamye ku manywa batangiye kujya bamuryamisha arareklama ati ntabwo bikunda ati nawe agomba kuzajya aryama ntabwo najya ndyama ndi umuntu ubwo ngubwo bakaturyamisha bwa mbere ntaravumbura amayeri ntajya kuryama ndirangirane umunsi umwe nditegereza mbona akadirishya kari mu cyumba cyacu ndagafungura ndungurutsemo nsanga kagwa inyuma y'urupangu baravuze ati ndasubijwe ubwo ngubwo mbafatiye nciye mu idirishya ndasohotse noneho mu kugaruka kugenda bwo ni ugukandagira ku gitanda nyine ugacamo ntari noneho mu kugaruka mfata udutafari nkora nyine ama esikariye ku buryo nzanuriraho nkahita mfata mu idirishya nkahita ninjiraho ubwo ngubwo guhera uwo munsi bajya bavuga twajya tumara kurya nkahita nijyana kuryama direct si umwana yabaye iki noneho umva ukuntu abana ari n'ibicucu najyaga kuryama nsa neza bamaraga kutwoza tugahita tujya kurya direct mu buriri nkabyuka nyine ubwo nkabyuka nyine nkava mu cyumba nsa n'akabobo ivumbi rigeze ahangaha bakibaza se uyu mwana bigenda bite ko ndyama asa neza akabyuka n'akavumbi biba byagenze bite kumva baraciye mu idirishya nagiye ubwo ngubwo umunsi umwe ya minsi 40 nyine y'igisambu umunsi umwe tujya kuryama nk'ibisanzwe nyine bro we yageze ku buriri n'ubu ngubu ari mukuru ntabwo ashobora kubura ibitotsi ubwo tukigera ku buriri badisinzirije niyo system nakoreshaga nditega ndisinziriza direct kugira ngo nawe abura uwo bakina nyine ahita asinzira yamara gusinzira cyamamare nkaho nduriye ndagiye ndakina noneho umunsi mama atahakare sinabimenye numva nyine nari nagiye abana bari bararyana ubwo ngubwo kwakundi nyine abantu baba mama bakuru bo mu Rwanda nyine barihingiye nk'utuboga inyuma y'igipangu ibiki n'ibiki ubwo araza aje kwisoromera utudodo twiwe ngo ajya guteka kubitana n'amayisikariye akubitana ndimo nurira amayisikariye meze gutya neza wakundi bagufatira mu cyaha nta kwireguza ibiki nta kwireguza iki agahinda karamushaka aravuga ati ntihazogere uno muntu n'umubwire mwana ngo aryame ati nabyaye mayibobo ntabwo bimubi ati yaba ari musaza wawe basinaye kubyuka wowe noneho umukobwa reba bamfashe meze gutya ndi kurira tu esikariye kandi ugasanga atarazi no kumva esikariye nanjye ndakumera nk'iya ngiye ko mfite twinshi nanjye ibyo bintu byambaye ngiye naciye mu idirishya nyine bisanzwe ngiye narasimbukaga ko nyine ngiye barandyamishije ndaryama noneho ndasimbuka nyine ndagenda njya ku muhanda ngiye ku muhanda hari ku manywa pe abana guca mu idirishya nyine nk'aba mama bari bicaye hanze nyine bumva nta kibazo bari kuganira ngeze ku muhanda igare rirangonga ringonze papa yarimo atava ku kazi barambonye aje gushungera nyine bati umwana wanjye ibyo ari byo byose ntago nyine kwa kundi ushungera nyine ugiye kureba icyabaye asanga ninjye bagonze ariko ntago nari nababaye cyane duca kuri farumasi bampa imiti tugeze mu rugo nzamuka ndi kuboroga mama yicaye hanze papa nawe yagiye atongana gute mushaka kureka umwana akagenda ibikindi biceye amasaha saa 9 mama aravuga ko noneho ndumiwe ko ntigeze mvangaha ko nahirutse ujya kuryama wanyuze hehe mpita mbeshyira mama ngo yantumye ibaze ntabwo yari igiti cya mbere kambeshyere muri kumva mpita mbeshyira mama ngo yari yantumye mama aravuga ati noneho ndumiwe ntabwo wari wantumye nagutumye iki ntabwo wari wantumye yari kwa mama fisi kwikopesha amata ndabeshya nyine mbeshya icyo kintu gutyo amafaranga ari kandi wari wantumye kwikopesha akajerekani kari hehe noneho nabeshyaga nk'urupfu ngo bari bambwiye ngo ngende ngatire ndakomeza ndarira ariko ndi na seri urupfu rurabeshya se ndi na seri man ariko nasimbukaga amadirishya nyine wumve ngo yego akoze ko ibintu byose numva tugenda duhuza amadirishya iki nanjye buriya nagiraga ikintu cyo kwiyemera kera barangiwe nta mwana namvugiragamo ambaga ibintu by'ubwobo ndi nabatigende ikihebe n'iki abantu abapete bose muri quartier twabanaga bari bazi kacyaki n'ikinyamahane ariko ntago nari nakumva ubwoba bwari bw'ukuntu bufata umuntu
urumva rimwe nararyamye rero ukuntu kera gutya bitewe nuko abana bagiraga gutya bakareba mu byumba byose biri mu nzu bakakubita icyumba gitoya nariraranaga icyumba ari gitoya cyane byagiraga nka nijoro nyine ukumva urashyushye bikaba ngombwa yuko ufungura idirishya nari naramenyereye rero mfungura idirishya rimwe ari nko mu ma saa 9 z'ijoro kwa kundi urabona niba washyizeho akarido ka nijoro ngiye kubona mbona nuza ukwezi kubona hari ku gikuta kumbe umujura waciye inyuma ku idirishya kwa kundi agenda akuraho akarido gake gake nkabona umucyo uri kuza ku gikuta ahantu noneho sinzi ukuntu nahindukiye gutya kuko idirishya ryabaga riri nk'ahangaha mbona ni umuntu wari wumva wari wabura imbaraga zinakura n'akaboko hano ngo zigashyira ahangaha cyangwa se ngo byibuze ubone imbaraga zo kuzamura umwuka ngo uvuze induru birananira mbirikirage noneho nkagira ngo nkaba nkumva ntabyumva ariko ibona ko byagiye nkagira ngo ntabyo nyine bashaka kumubwira ngo noneho numva nabyumvisha noneho akajwi kagenda kagaruka ndabona ati hano ubu ngubu ni ukumoka nta kundi turangira ngo akinyumva yewe ahita kubitaho ahita asubiza rya redo numva yewe asimbutse umutinda mana hakurya ngo noneho mvuze induru byarangiye ndi kumuka njya kumuna ngweme eme wakigorkiwe emite noro nibuka ko ndi kumuka mite mvuze induru yewe namvuze buzinduru ndi kazi bahita kubitizuki atubaye iki ati ye baba umujura aratwibye kandi twakumva guri kumoka wowe ntacyavuga shaka byari byinshi aho uvuga ngo byagorana yenda atamvuga icyo kunywa ibinini by'igicuri dute dusoza ahubwo akantu zirakoraga gasekeje twavaga mwinaha tukagera nka yese tukajya kwiba umupira wenda nka yera nka Kimironko tuvuye inaha memu jari nawe nuko yakubitaga urugendo rutabaho pera imyembe njyewe ntabwo ari amapera ni imyembe ibyanjye byose aba amapera aba imyembe noneho narinzi kurira nkagakenda nkagenda nkagera hejuru nkayirya nkajya nka kamwe nyine utazi kurira unagira kamwe wariye nk'icumi cyangwa ukarishona ugatumereza ajya muri iryo washunnyo vuga nawe vuga dusoze kikari byinshi njye nyiragiye kwidumbaguza rero kuri nyine hari igikonda bahaza tuvuye muri classe twiga primaire nyine primaire tadukata twege akujya twige kuri tadukwepa tujya muri nyine tujya koga turoga none arabora arimo uruntu rumeze nk'urutiyo nyine twanyuragamo gutya none tukanza tugasiga imyenda aho ngaho na bag uko tugiyemo urumva twatashye saa 10 tugendamo turoga bimaze kuba saa 12 rero duhita tuvamo tukimara kuvamo njye no mu peti inshuti yanjye yitwa Ndera dusanga imyenda bayijyanye ubwo uzi reba kuva kuri nyina ugera igikondo hari Pasadena wambaye wabubusa ikintu cyari gisigaye ni bag yonyine gusa twagiye tumeze nka basagatwa bro nugushira hano imbere waje urenge imbere inyuma imbere n'abantu baruga tukubita inyuma ukagenda imbere birere ukongera ugashira inyuma kugera mu rugo ariko bana telefone mwagiraga ngo mamagara bazana imyenda sinyagura story yambaye imbabaje no kuri uniform baradutwara nuko namwe ibinini by'igicuri ndi umwana igicuri nzira ko njya kuryama ku manywa nabishaka hari umugabo nyine ni umuntu wari waraje nyine kwivuriza mu rugo ngo arwaye igicuri nyine akazajya yivuza mu rugo yari afite imyaka nka 35 njye nari mfite imyaka 5 nakundaga ibinini pe buri kinini cyose nabonaga kitari umweru akandi kabara kose nararyaga numvaga nyine karyoshye tu n'ubu ndariko ndacyabikunda ariko nibyo overdose kabisa umwero overdose mu noneho
papa twari turi mu rugo njye naratashye mvuye ku ishuri nize saa sita gusa nyine nsanga papa niwe uhari arambwira ajya kuryama noneho ndakotana nawe atereka njyane mu cyumba cy'abashyitsi nibwo ndi businzire kubera nyine yari azi nyine ukuntu nateshaga umutwe ntacyo genda uryame yibagirwa ko harimo bya binini ariko n'urumva nandwaye no kubitekereza urumva mbere yuko ndyama kwa kundi umwana bamuryamishaga buri kanya ukajya ucaho buri kanya ukajya ucaho ngiye kunyara buri kanya noneho ndagenda mpita mpugira mu binini sasa sinasohoka mfata ikinini uwo mugabo yanywaga akanini twa tunini duto byatari bari baramubwiye kwa muganga ngo uzajya unywa agace nabwo ukanywa ari uko ugiye kuryama kubera nyine ubukana ngiye mfata ibinini 6 rero umusaza mu igice ntabwo wapfuye nyawe napfuye noneho papa nyine kwa kundi umuntu agira amashyaka ahatira ko rwarwana ko rutigeze rusohoka noneho gupita ubu yahise asinzira umunaniro wari umeze gute papa azaje kureba kumbe namaze kugenda asanga ahantu ndyamye matera yose yahindutse amazi nakonje nyine urumva yari nagiye muri koma abaratabaje yirukanse twari dutuye Kimironko kwa Mushimira yirukanse Kibagabaga wapi ntago n'umwana ntago twamushobora se yashika abaragiye nakubise ukwezi muri koma unywa ibinini uzize kunywa ibinini ubu yego ibibazo ibinini 6 umuntu anywa uri kumva nabwo agiye nyine urumva abaganga nyine mama nyine ne ujye umubanya akambwira ati barambwiraga ati mama ntago azakira nanakira azaba ari debile kabisa ntago nyine nta buzima afite urumva ngende nyine ndumurana shandi muzuka kabisa ariko ubwo nyine ukuntu nazutse meze mva muri koma natangiye kwiga kwicara nyine umwana w'imyaka 6 w'ijose dore byari meze ngo ntago nagendaga uri kumva bakigura man nyine ako kawe niko kambayeho ndabati nyine kwa kuntu nakubaganaga cyane n'igihe bigeze kumbura nyine nanyweye twatuntu two ku muhanda tw'ibiti tw'umutuku bavango ngo oya ngo ni ibiryo by'inzoka oya nizo ni transizwazo ubwo nibyo transizo ni umukara bro aba ari umukara sibira by'inzoka bifite amawase cyuma kigafunguka ni intogo nyine oya transizo nta nubwo byaruraga zabaye umukara zo zabari utubuto twinshi ni kiboro kiba gikomeye gifite amahoro cyuma kigira kikibumbura utundi rero twazaga ari imituko ari dutoya byatanga abantu ni ibiryo by'inzoka atuzi duto njyewe naragiye ndatoroka ku ishuri mva ku ishuri nka 5 nigaga Remera Catholique niga mu wa 2 primaire oya mu wa mbere ndatoroka na 5 rwose nabaga ntashye cyamamara nafata ibyanjye nkazinga nkagenda ariko nkabanza amasandi bugerere mu rugo nyine y'abandi banyeshuri bo gutaha ntumbaze umuzima wari waramfasha wo kuzerera nenzerera mu makaritsiye ntazinga katakata Kimironko yose nkayizenguruka mba ntuguyeho utwo tuntu shana nafasha agatafari ndicara kabisa ndarya ndasoroma ndarya ngo aho ngaho nta buryo nyine twari dufite ngo aho ngaho umukecuru wari utuye aho ngaho yigo man nahise nyine ngo aho ngaho umukecuru wari utuye aho ngaho arantoragura nyine urumva nari nambaye uniform ahita njyana hari ribu Kimironko hari kera nyine hari centre de santé abari hanjyana bashakisha ababyeyi banjye barababura bajya gutanga itangazo kuri radio Rwanda niho nyine baryumviye ati umwana urwaye ahangaha byagenze gutya na gutya twamusanze ku muhanda arwaye nose wabashaga no kuvuga ntabwo nabashaga nari nawe turahweza biricecetse ubwo n'ibyo uri kuvuga atari byo narahwereye nyine ariko papa yangezeho nakangutsa ntuka nta kindi yari ari kumbwira ururwana nta kintu wowe uzanapfa utazi ikikwishe warabivuze ko nibwo bari bari kubibona nyine nibwo nari nyikira nyine nari maze nk'amezi 3 nkirutse ibaze avuye muri koma amezi 3 avuye muri koma wagiyeho ibindi mba nongeye ibindi ntabwo wari ushobotse umva papa yaravuze ati uri mwana akwiriye amasengesho kabisa cyangwa tumufate tukijyane nko muri entena za primaire zibaho nyine kigende kijye kubayo kuko uyu nguyu ikibazo wagira urya n'intobo tuzakuba ukajya abuze gato kuri izo story ngiye zambayeho bajya kumva rero bakumva warapfuye uko ugiye muri entena wajya urya ibintu byose ubona mureke mbakubita story nanjye nubwo ntari kugaragara reka noneho ngewe urabona kera hari ukuntu iwanyu mwabaga mudafite televiziyo hari umwana w'inshuti yawe bayifite tuzagiye dusanga umwana iwabo baringagare dusanga afite televiziyo mu cyumba cyiwe ukwinjira badukuzamo inkweto tugeze mu cyumba twicara hasi filime igitangira ku kanya
man bahita batubwira ngo dutahe tujye kuryama bro, birambabaza. Urumva ikintu nakoze ni iki, naragiye mu rugo, twari dufite televiziyo y'ikiromba niyo yamuyize yanditseho sharo, ngenda yiterura nawe ushira mu cyumba, ugiye kuyishyira mu cyumba man. Mu cyumba cyanjye hari akaboro kameze nk'aka escalier ugomba kurira kujya mu genda. Urumva wiga mu wa kane cyangwa mu wa gatatu ntago washobora televiziyo cyangwa televiziyo rwaremera bro, ite nikubita hasi ishwanyagurika kubera umujinya gusa ngomba kujyanye oya yaramucitse. ntabwo ibyo yarancitse nasi yari gukotana ngo ayijyane mu cyumba. Uzi ikintu nakoze ubwo bwahise bunyica, itanyiterura ndagenda urumva televiziyo ibireba imbere nyine, itenyereje inyuma ikibuno kireba imbere. Urumva man ntoragura utujanjagurike twose njya kujugunya tayari itajya koga itanze ndaryama sinzi. Umusaza rero atahe nasanga televiziyo iracutse, urumva iromba rye kumusohora yabigira ibintu bya danje, genda roga ubwo nanjye nari nabyutse nicaye muri salon nanze no abizi neza ko njye umuntu ureba televiziyo asanga nta kintu ndi gukora nyine niyicariye tu, genda roga araza yicara kwekera amakuru nkiriramo amakuru ndebe wagira ngo ari uhari nuko nzikacyawe kumwasha abura aradufeye byatari. We yatangiye avuga ati kwa kundi muri quartier nta televiziyo mwabaga yego nyine no mwaje kugira televiziyo buterere, hari televiziyo hari ukuntu mwabaga televiziyo yanyu mutayemerewe mu masaha iwanyu badahari. kantu nyine ubwo tugakosore twagasubiremo. Reka none hambwira ati cyane na televiziyo ndeba amakuru ndapfuye none hano hongiye gupfa bro. Nese natereka mbanza njye kunyara mana kukanye zahise ziza. Urumva arangije ubwo twari dufite bebe mu rugo w'umukozi, mana ahita amubwira ukuntu byagenze, amubwira ko yamenetse. Mu kwinjira nkigaruka nsanga yayirebesheje imbere harimo ikintu ubwo nyine yamenetse. Ndapfuye ahita ambwira ati ngaho ngwino hano. Nabonaga nta kindi bwireguze pe, yari yabimenye ko ari ngiye bro, narakubiswe. Urumva hahandi nageze aho ngo nigira inama yo kuba ngiye kwipfisha. Ngiye kwipfisha bro, arankubita ahita ako kanya ngwa hasi mba ndapfuye. Ati mama ahita atangira gusa tunyiciye umwana n'ibiki bakuru ukuboko bakabona njugunye hariya. No papa man namuhagira ahita bati kanze nkwereka ukuntu abyuka bro, ahita nzirika ku meza kanze nza n'inkoni 200 ndabiza arabyuka. Akivuga gutyo nese bati mbabara no kuri kw'Imana ntabwo man yari afite gahunda yo gukomeza mu bintu seka ati mu kijyana nzashiraho ifoto ye mumubona. So guys, hello channel, welcome to my YouTube. Hello channel, welcome to my guys. Hello guys, welcome to my channel. Story nyinshi ntago twazivamo, njye mfite nizo kwiba amagi muri quartier ahantu yitwa kwa Mama Fisi. Badutumaga yoboye buri gihe. Mama Fisi bari maso. Njye nasaza wanjye abibona izindi zo guteranya abana mpaka nateranyije n'impanga zazindi zisa gutya utanapfa kuzitandukanya. Baba ndite bagakurura gatoya kwa kunduhura n'umwe wagera imbere ugahura n'udukagira ubwoba ndabateranya baragundagura. Guys, rero ibi bintu ni mu bikunda noneho tuzaza tuzana abantu batandukanye batubwire ama story yabo, noneho natwe tugaruke tubabwire ibyo bintu byose. So rero mwakoze kubana natwe, mwakoze kudukurikirana, nizere ko muri kugira iminsi ya nyuma arya wa gatanu wa nyuma